Nzizera Aimable niyo twari duhereyeho. Ribu yatangaje ko yamutaye muri yombi ku itariki 5. Rwiyemezamirimo amaze iminsi 5. Yego. Uyu yamenyekanye cyane muri dosiye y'umunyamakuru Manirakiza Theogene. Igihe Theogene yafungwaga akekwaho gutanga kwakira kwaka iyeza ndonye kugira ngo uriya ngo atamusohora inkuru n'iki birangira ati wo bamurekuye by'agateganyo bari hanze te bakavuga ati uyu mugabo ngewe ni kontra dufitanye yo kwamamaza kampani ye no kwicungira isura yayo bimwe bita PR. Yego. Ati yararimo anyishyura amafaranga ajyanye ibyo twumvikanye kontrera hari ahubwo yashatse kuntega imitego ariko asanga ni imitego mitinde. Uyu mugabo rero byaje kurangira nyuma wo mugana komeje gutega imitego urabyibuka ibaruwa yandikiye ubushinja cyari kuvuga ati gete umuhaye imbabazi te izo mbabazi ntazo cyane nigize nsaba tazagifata nk'umunyabyaha nta mbabazi namusabye nta n'imbabazi keneye kuko ngiye nta cyaha mfite. Uyu mugabo rero nayo inkuru itangajwe muri ano masaha hafi saa 6 saa 5 ni yuko nawe amaze iminsi 5 inyuma y'amafera bita. Uyu mugabo rero asanzwe azwi cyane usibye kuri bya Theogene azwi cyane mu myaka yashize ku munyamakuru n'umufasha abahanzi bita ngo ni aba manager Irene ubwo yafashaga abana baririmbira indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana Vestine na Dorcas. Uyu nguyu agashaka kubatwara ngo akorere boye abakure kwa Irene. Irene nawe ataba abantu se kumaze kubafasha ko mbere utarubazi abana nagiye kubizanira mbakura iyo ngiyo baraje bararirimba none ubonye bamaze gufata akantu gushaka kubatwara. Yego. Aturabampa ubamane na cano yabo iyo gihe umubyeyi w'aba bana nawe yavuye mu Ruhengeri hakuzi ko ari byo cano yabaye cano hakuzi ko mbise mbyibuka bararwana ariko barangira uyu mugabo agiye gutya. Uyu mugabo azana ibintu byo gutegura awards mu bintu bijyanye na gospel nabyo ni ibintu biri aho ngaho ariko none reka tugaruke kuri uyu mugabo sasa. Uyu mugabo mu rubanza rwa Theo ubundi nuhagiye havugirwa amakuru ya nyayo. Theo icyo gihe yavugaga ko umuntu wese utabashe gutahura amanyanga y'uyu mugabo akabona ko ushobora kuzamutangaho amakuru ngo aragufungisha. Theo rero yatangaje ibintu mu rubanza rwe abantu barikanga. Hajemo dosiye ya NIDA. Yego, indangamuntu no guhindura amazina y'umuntu ngo ni umukobwa wakekaga ibyaha bya jenoside wari uri muri Kenya yarihisha ubutabera agaruka inaha yaragize gute yarahinduye amazina avuga ko yatanze ruswa muri NIDA. Yewe recording rero ibintu byabereye mu rukiko nta kibazo ufite uko bivuga dosiye ziba zihari zigize gute. Iki kintu nta muntu wigeze gikurikirana kandi buriya cyari ikintu gikomeye cyane. Ari NIDA ntiyigeze ihakana ari na Nzizera nta kintu yigeze bivugaho. Umujenosideri guhindura ibirangamuntu akaza akidegembya nta muntu bivuzeho. Hari n'indi dosiye yavuzemo ya ruswa mu bigo bya leta ntibuka neza ariko hari ikindi kigo cya leta avuze ngo atangamo ruswa nyinshi cyane. Niba ari BRD niba ari ikigo cy'ubutaka kugira gitange ibyangombwa dosiye rero itangira kuri uriya mugore bamwita Nkunda Banyanka cyangwa ni Nkunda Banyanka ntabwo mwibuka neza uriya mukecuru. Harimo rero akantu kamwe kanyira kugashyiraho cyangwa kugakuraho. Uyu nawe uzi ko yafunzwe igihe kirekire akekwaho ibyaha bya jenoside. Uyu mukecuru umwe bavugaga ibintu by'amasambu Kicukiro ibintu nk'ibyo bafite isambu akoze turayita isambu y'Ikigali cyangwa ni ikibanza. Aya ni isambu Kigali haba amasambu ni isambu ni nini cyane ngo muri za 2013 na 4 ngo bayikoreye ariya ni value property ngo basanga ifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 500. Ubu ngubu ifite nk'agaciro kangahe ugiye kutakara kwa 2014. Yewe ntabwo wabona aho yakwiza ni menshi. Iyi mari rero niba munakubwira ntabwo ari ikibanza ni isambu ni ikintu kinini cyane. Nibaza 2014 miliyoni 500 ubu ngubu bishobora kuba ari kubyo nk'icuru nyinshi cyane. Uyu mugore rero nawe iyo ugiye mu bantu baturanye nawe barakoze jenoside yakorewe abatutsi bararira bakikubita hasi bati nta kintu kiba kibabaje nko guturana n'umuntu uzi wakwiciye gacaca zikamuhamya ariko ukabona aridegembya neza aragenda akagucaho anagusuzugura n'ariyo hasi. Utize byagenze gute ati nawe ikintu cyabaho n'icyo ngicyo nawe niba yari Nkunda Banyaga yahindutse Nkunda Banyaga niba yari Nkunda Banyaga yahindutse Nkunda Banyaga byose birarangiye bashyira hariya.
amajwi amashusho arahari rwose abantu barira babivuga kuri kamera bati ni ibibazo bikomeye. Uyu mugabo rero niwe bavuga ko wari uri muri iyo dosiye yo gucunga izina rya Nkundabanyanga kugira ngo uwo mutungo ufite ako gaciro kangana gutyo bazashobore kuwubyaza umusaruro. Kadukurikirane rero turebe niba muri dosiye ye hazamo ibyo ngibyo tuwavugiye mu rukiko irangamuntu y'uwo mukobwa. Sasa ibyaha akurikiranyweho ngo birimo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Yes, no kwesha ikintu cyundi akoresha uburiganya. Ariko ngo bifitanye isano n'imitangire y'amasoko ya sosiyete yitwa Amarebe Investment Limited, ngo akaba yarabikoze mu kwa 10 kwa 2023. Cyagiye neza umunyamakuru Theo kiragiye zizuru bavuga nyine ngo bari gushaka ukuntu batanga amasoko y'abantu baza kubaka hariya. Hari kuri cya kibanza nyine cya kibanza twavugaga. Ya harimo ibintu byinshi bwo ariko urubanza rwo gukurikirana. So nagiye numvise n'umunyamakuru witwa Ndehari Gasigwa D'Antoni, sinzi ngo nawe ibintu bari barimo nabayongwe bisa bimeze ukuntu simbizi nabyo nabibonye. Ubundi iyi dossier niyo dosiye abantu bariho amafaranga kuko ari umushuti wanjye arambwira ati ngiva Uganda niho hano hambere nariye amafaranga ataramenye n'ikinyarwanda atari hagira ku dosiye ya Nkundabanyanga. Dosiye uvuga ngo bagiye gukurikirana abantu bayiriho amafaranga menshi cyane. Ubwo rero birashoboka ko mu rubanza rwe gusa nabonye mu kiganiro Theo ukwezi yakoze nabonye avuga ngo uyu mugabo mwitonde ngo ashobora guhita arekurwa kuko ngo akorana n'abantu ngo bakomeye. Aba bantu bakomeye se ariko byo gukomera hano ibintu byo gukomera hano umuntu akomera uyu munsi ejo akaba adakomeye. Subize njya mbibona hano nta muntu gukomera hano Burundi tajya gutuma mvuga izina hano oya irivuga ryihorere. Ariko abantu barabizi bafite experience. Harimo umuntu hano wakomeye cyane ntureba nko kuri iyi comment ngo nzizera nibandira ibi afite abantu bakomeye bakorana bazahita bamufungura. Ariko se wowe ndakukubwira dosiye arimo iri mu kibanza cyangwa isambu byose tubishyire hamwe byose byavamo hejuru ya miliyari z'amanyarwanda. Yego. Kandi hari strategique hari mu mujyi wa Kigali Kicukiro mu karere nka Karere nta muntu utahashaka. Abantu hari ibihe mari wagira ngo rega harimo zahabu, hari mari irenze ubutaka ibaho, wagira ngo munsi harimo zahabu, mari irenze ubutaka ibaho. Uyu nziza aravuga ati kadushaka umushoramari tuhubake noneho uhabwemo inzu zimwe na zimwe nanjye ubwo yegera n'uwo mushoramari bo bumva bo bafite imari yigurisha ntabwo bashaka kugurisha bo nukuzana umuntu agaterekamo amafaranga. Ariko biteye ubwoba ibyo bintu bya jenoside by'abo bantu bahindagura amazina, biteye ubwoba ibyo bintu. Harimo akantu munini nicyo giteye ubwoba. Nyuma y'imyaka 30 abantu bamufiteho amakuru bayatanga ku mugaragaro se ari imbere mu gihugu. Ibintu bivuga abo bantu bakomeye ni bandi kuko umuntu bivuga ni umuntu bo muribuka mu rwego rw'umurenge. Mana yanjye hari ibintu biba bitari feye simbizi, ntabwo mvuga ngo nibyo cyangwa si ibyo, ariko tuvuga bamutangaho amakuru gutyo ari umuntu hari ubwabyo. Twe tuvuga ibivugwa ntabwo n'icyaha cya jenoside muri iki gihugu no muri iyi si cyasinze ndabona ihutinyira none ngo barahita bamurekura. Reka ndebe niba gukomera urimo uravuga ngo uyu munsi ubukomeje ntubukomeye. Reka tuzabirebere kuri uru rubanza burundu ni baki cyane nirunagira bambi. Oya ese udosiye ntabwo iraregerwa ubushinjacyaha bundi iminsi 5 ntagragera ku itariki 5 mu weekend ushyiramo iki ugashyiramo iminsi 2 ya weekend. Oya ibyo urumva rega buriya hari ibintu byo witiranya. Nonese muri dosiye niba batashyiramo ibyiraranga muntu bagashyiramo ibingibi bashobora kubiburana akabitsinda. Oya nanone bishobora no kuba muri dosiye hatangiye ibingibi nyuma hakazaza ubundi iyo uri hariya ntabwo umenya kuko ibyaha bigenda bihinduka kuko ngo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya. Byo byose ntabwo tuzi icyo yihesheje nta nubwo turi aha ngo tubivuge, ariko utu tuntu twose twagiye tuzana dushobora ushobora no kubwira umuntu akaguha ikintu uramukorera iki bikarangira bidaciyemo. Ariko wowe aburana yahamagaye ko uyu mugabo ari umuntu ukora diru kandi akazikorana n'ibigo bikomeye n'abantu bakomeye. Ubundi iyo uzanye mu urwego rw'igihugu rw'irangamuntu NIDA kuko none mu Rwanda hari usibye rurarwo rwego rufite amakuru kuri buri muntu kuruta izindi nzego zose.
iyo rero ushoboye kurumanipira ukaba wagira gute ibyo ni ibintu byavugiye mu rukiko gukotinga hatagira umuntu ubinyitirira kiba ari ikintu gikomeye uyu rero ntabwo ari umuntu woroshye niyo mpamvu nakubwiye ngo urubanza rw'uyu nguyu mu gihe rwaba rubaye bakamushinja ibyaha bifatika nawe uti mu gihe mu gihe hano biracyari mu bugenzacyaha kuburana by'agateganyo ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rero ugiye mu mizi rero nibwo hazamenyekana byinshi mu mizi rero ushobora kuba nyuma y'imyaka 5 6 ni uko nk'uko biba bimeze reka tuzarebe bamwita Nzizera Aimable ariko nta yindi dosiye yigeze kuvugwamo katurekere kuri izo ngizo zirahagije nabanaga ibintu bya ba Dantoni Gasigwa sinzi ngo inkuru yagiye kumukoraho ngo bakamukubita sinzi niba utarabibonye nawe nabonye atanga ikiganiro barimo bivuga nayo ni mubi cyane reka tujye muri Kivu y'Amajyaruguru aba ba Fonarev ni bande iyi delegation ni abantu nyine nabo ni ishyirahamwe ry'abanyekongo n'ubundi ni réparation des victimes de l'abus sexuel ibintu nk'ibyo urumva muri Kongo ni nka bimwe byantuza bya Dr Mukwege bareba bafite rero ama association ari benshi arwana ku burenganzira bwa muntu yego kuko urabona abangabo bo cyo bavuga ngo ni réparation si impozamarira yego aba rero iyi delegation yitwa Fonarev ngo igiye muri Kivu y'Amajyaruguru naho muri Beni ku investigatinga cyangwa gukora iperereza rigamije kumenya niba ibiri kuhabera ari jenoside yego hari ikindi se urumva muri Beni hamaze iminsi hapfa abantu bamaze gupfa muri iyi minsi abagera muri abarenga 72 bikavuga ko ari ADF n'ubundi ni ADF yego ariko Kongo n'ubutegetsi bwayo bafite ibibazo uzi ko imbaraga nyinshi bazishyize kuri 23 ADF bayiharira Uganda kandi iri ku butaka bwayo abo yica n'abanyekongo ibyo yangiza ari by'abanyekongo kuko iratwika irasaba nawe mbona ariko twa UPDF irimo ibarasa ibibarasa ariko urumva icyo UPDF rwana nacyo nuko ADF itagera ku butaka bwa Uganda yego kujya gutangirira umwanzi noneho wowe muwaza gutangirira umwanzi wanjye nka kureka imbaraga nyinshi sinzi guhe nkajya kuzishyira ku wundi kandi Kongo ni ibibazo muri kino gihugu hapfa abantu nkababara cyane muri Kongo subu hari nk'intuza yashira cyumweru hadapfuye abantu nka abantu gupfa ni bisanzwe ahubwo bishwe urupfu rudafite ibisobanuro imbaraga propaganda yose iri kuri 23 nibyo nta mwanzuro utundi bose nabanze ariko abapfa muri Kivu ya ruguru hari M23 ariko hari M23 yego hari M23 urumva niho bashyize imbaraga kandi hari M23 urebye wenda usibye kuvuga ngo integrité territoriale hari abantu bavogereye ubusugire bw'ubutaka bwacu bagize gute ariko urebye abapfa hariya bishwe nibi ngibi ni intambara hagati ya FARDC na M23 oya ku ntambara bo barapfa mbese uragira ngo ndavuga abasivile iyo habaye intambara bo barapfa kuko zacisha twagiye tubumva hano mugonga twarabumvise ariko navuga uburyo ADF yo ibica yo ni violation intambara yo abantu bayigwamo nibisanzwe ariko kuri ADF yo ni violation kugenda igiye gusahura igiye kugira gute gutwika insengero gutwika abantu je narakubwiye umuntu aravuga ngo rwanira idini ya Islam yitwa ADF Allied Democratic Forces Abasilamu bagira demokarasi tegetse bwa demokarasi mu Busilamu bubamo ntabwo nzi rwose tuvugisha ukuri nubwo igitugu buri mu Busilamu Abasilamu ni ibintu bibiri ni kimwe nako Imana n'intumwa yayo yavuze Samina watwa urumvise urumvi wowe urajya gutanga ibitekerezo ku bintu Imana n'intumwa yayo yavuze urinde ureze iyo yaba demokarasi oya ntayo rero ibintu niho abantu ubitekereza nyine ibintu abantu baba barwana nabyo ukabiburira igisubizo yagakwiye rero Kongo gushaka ukuntu igabanya imbaraga cyangwa Kongo ifite amafaranga mama na Uganda yijijisha kubera kuvuga ngo ijye kuyifatira hariya ADF none se kuko Uganda nayo imaze igihe iri muri operation Shuja nta bira positive kuri Uganda irayifite kuko ntabwo ADF irabakumira kwinjira Uganda ariko se muri Kongo aho bari Uganda yakoze iki
kandi bamugana abaturage bawe nibo ihora yica ADF. Biza hano ADF ari hagera iterambere. Ntibishoboka na muturage wakwiteza imbere. Bafashwe ku ngufu bagize Imana yazahaye amahoro Kongo. Agasha sinzi ubona ko Imana yaremye umuntu ari byo amubwiye ati nawe hano uzirwaneho. Hano uzirwaneho nzagufasha ariko ntabwo nanone waryamwa ngo nasenze mu byuke mu gitondo usange byikoze. Sanga ibirayi byahiye. Hari urusaku rw'imbunda ziremereye rwumvikanye hafi ya centre dukunda kuvuga Kanyabayonga. Muri iki cyumweru hamaze iminsi yavuga ko hari ahantu ari kubera intambara ikomeye. Ariko hazamo agahenge bikongera bikavamo. Gusa ngiye nkurikije amakuru maze iminsi mbona abo ku ruhande rwa FARDC baba bafana baba abari kuri urwo ruhande bose muri iyi minsi bishimiraga ko FARDC ihagaze neza kuri Kanyabayonga. Kuko bivuga ko ubushize nakubwiraga ko ihegereye M23 yenda kuyifata ariko bivuga ko yegeje inyuma gatoya. Hakaba hari n'izindi nzira zijyamo FARDC yaba yarigaruriye nubwo hari utundi duce na M23 yafashe ariko turi kure izo nzira zijya muri Kanyabayonga. Icyo nicyo gihari. Mu gitondo nanabonye hari umudepite national watoreye Goma niba yitwa Patrick Mumbere. Patrick Mumbere yagarutse hari Kanyabayonga aravuga ati genda rahageze ejo ibintu bihagaze neza. FARDC ati duteranye amafaranga tuyihe no Wazarendo bakubita umwanzi bamusubiza aho yavuye. Nicyo kintu kimaze iminsi kivugwa hari. Gusa uyu munsi nyine ngo hari ibisasu byaguyemo hari muri Kanyabayonga. Ibisasu bibiri. N'ubushize byarahaguye ku wa gatanu tubivugaho ariko nta haba FARDC nta tangazo yisohora. Na M23 ntaryo. Gusa ngira ngo yene urumva iyi ntambara bifite abafana. Hari n'abavuga ngo Kanyabayonga yarafashwe. Yego. Ni weekend amakuru yaragihari. Ariko amakuru yizewe ntabwo Kanyabayonga yigeze ifatwa. Yahagazwemo neza. Kuva ku wa gatanu kugera uno munsi Sadek yari mu nama ivuga ati biri gupfira he ko tutari gukora akazi nk'uko twagato. Ubu dutegereje kureba izindi strategy z'intambara zindi ribuza ariko mu nama cyangwa nibiri bubone ko wamugani ibisubizo bya politiki ari byo bishobora gutanga agahera. Ari nabyo rero Biden na Macron bavuga bati twabanza tukavuga gatoya kuri East Africa. Kuri East Africa yacu. Ubwo nari ngize ngo dukomereze kuri intambara yo muri Kongo. Biden na Macron nyine bavuze bati turasaba u Rwanda guhagarika gufasha M23 abatariko turanasaba Kongo guhagarika gukorana na FDLR. Ngira ngo iyo ntuzimaze kumenyerwa iyo statement. Imaze kumenyerwa ariko ubundi yavugwaga na Macron wenyine na Blinken. Niba rero na Biden yaje akavuga ntago wabikirenze. Nicyo kintu yenda ariko nyine President Kagame uribuka mu kiganiro giheruka yagiranye niba na Jeune Afrique yaravuze ati ibyo bintu bya double standard byo kuvuga ngo izo politike ngo mureke ibi ati ndabizi ko bashyizemo imbaraga nkuko zikenewe kiriya kibazo cyahagarara. Ati ntago bakora ibisabwa kugira ngo ibyo bakora nibike atariko ibisubizo birahari. Kuko President Kagame yaravuga ati buranye na Biden igihe namuha umurongo kandi ikibazo cyakemukamo. Urumva na Ruto babonana mu minsi yashize yaramubwiye ariko ntibuka ko Biden na Ruto nabo babiganiriyeho ariko nyine umurongo wa Ruto ni wawundi nawe n'uwibiganiro. Yego. Kandi koko nise Ruto n'umuntu w'amahoro. Yego. Bavuga ati jewe narababwiye basideke bajya kujyayo nta kintu bizamara iby'intambara. Voilà. Abo nyine navugaga nti iyo Biden bivuze ntabwo wabikerenza. Ariko ikibazo abangaba se iyi ntambara ubundi ni priority kuri bo. Bitewe n'icyo bashaka muri Kongo ushobora kuvuga ko ari priority cyangwa atari priority. Ntabwo ari priority kuri bo. Ikimaze kugaragara aba bantu bibereye mu Burusiya. Bibereye muri Gaza. None uzakubaza naho nibyo hano hino na internal politics zabo. Yego hari n'ibintu barimo by'amatora bari kwitegura hakaba n'urubanza Biden yibereyemo n'umuhungu we hakaba na Taiwan barimo batekereza ko bazarwaniramo n'Ubushinwa bafite akajagari kenshi kuko ngo 2025 byanze bikunze komeza. Aho ubona Umushinwa agira icyo bita China one policy. China nimwe twakureka ukagenda uri Hong Kong utegura ibyo bya demokarasi bishingiye ku Burayi na Amerika tukakureka uri ni harakandi gahugu kari hariye ukagenda ugakora ibyawe ariko ukabuzi ko ukiri parti y'Ubushinwa ugomba kurebererwaho.
uzi ko Ubushinwa bugira minisitiri ushinzwe utwo duce ni minisitiri ubishinzwe, harimo na ka Taiwan ushinzwe gutanga raporo ati ndabona muri Taiwan bitameze neza barimo barigumura bameze gutya. Twari tukiri rero hano muri Congo ya Biden kuba yabivugaho nka perezida, iyo perezida avuze ni igihugu kiba kivuze. Hari abagenda bakiga kuri izo dosiye yabigarutseho, ariko arangije nanone nawe akomereza muri wa murongo wa Amerika wo gushima ibiganiro n'inzira bya Rwanda birimo na Nairobi. Nairobi ntabwo bayiha imbaraga cyane. Banashimiye perezida Lourenço wa Angola, bavuga bati rwose uriya mujyo we wo gushaka guhuza abakuru b'ibihugu byombi kugira ngo babiganireho mbona nkubone, ati ni sawa. Ubundi hano umuntu watanga ikiganiro neza ibintu bikava mu nzira ni Lourenço, nuko bigoye kuba wamubona. Sinzi impamvu hari ibinyamakuru byo muri Angola, hari ibyahehe, niba mubwira ngo izi ntambara ntabwo ko urebye nka televiziyo TF1 y'Abafaransa buri munsi yirizaho intambara ya Ukraine n'Uburusiya, izana abasesenguza babaye abasirikara babaye abanyepolitiki basesenguza. Ese babona iyi ngiyi hari televiziyo na nimwe ikomeye yayiha n'isaha imwe? Nta kintu kiba kiri. East Africa yacu ngo tuyigarukeho gute? East Africa nyine ni ukwenforma, habaye inama y'abakuru b'ibihugu ku ikoranabuhanga bashaka kwemeza umunyamabanga mushya, baranamwemeza, ariko Tshisekedi abantu baramutegereza baramubura. Urumva Uburundi nabwo bwahagarariwe na premier vice president. Hari ikibazo se ariko bwarahagarariwe. Yego bwarahagarariwe. Ariko urumva Congo Macron ntiyabonetse, Tshisekedi nta n'uwamuhagarariye nta n'uwoyohereje. Abantu rero bahise batangira kuzana inkuru atashobora kuba ashaka kuva muri East Africa, cyane ko nko kuva yanajyamo nta n'igira upfumu yaratanga. Ariko nanone wajya kureba Congo ubundi muri uyu muryango yakungukiramo cyangwa abandi nibo bayungukiramo. Nabonye cyane nk'igice cy'uburasirazuba bwa Congo kiri mu bya Congo, ariko urebye ubundi population y'abaturage ba Congo Congo nyine yakunguka iki? Usibye yo ni recepteur, yo ni ukwakira. Ibindi bihugu bya profita cyane Congo kurenza uko ya profita, kuko n'ubundi Congo ibyo bakoresha hano ni bituruka n'ubundi muri tuno duce. Icyo ya profita wenda nuko abaturage bayo bajya babibona bihendutse kubera za gasutamo zaki, ariko yo nta kintu twavuga ngo iraza kugurisha mu Rwanda, iraza kugurisha Tanzania, iraza kugurisha kiretse bigiye biva za Kinshasa zaki, kandi byaba bigoye. Ikindi kigeze kugaragara ni ikibazo cy'ururimi. East Africa ni icyongereza bakoresha, kandi Congo ni Igifaransa muri leta. Ibyo nabyo byagiye bigorana no mu rukiko, ngo dosiye ntabwo muzigarura mu Gifaransa naki, ukabona bigiye bigorana, ukazana niyo ntuza nicyo kibazo cyo kudatanga imisanzu. By'imisanzu byo bino bihugu ubona nta na kimwe kidafitiye umwenda umuryango. Noneho uretse ko imyenda nyine igenda irutanwa nka Congo ngo nta n'urupfumuye, iriya Sudani y'Epfo nayo Sudani yayatanze ari uko uri agiye abaye perezida baramubwira ati se urajya kuyobora umuryango nta ufitemo imyenda kuva waje ati ruboneke nyishyure. Nanuzana n'u Burundi nabwo ngo ufite imyenda, ngira ngo hari n'amadeni u Rwanda rwigeze kwishyura u Burundi mu minsi yashize. Ako none waza kuri politiki ubundi Congo muri uyu muryango ihagaze mite, ninde bavugana neza? Tanzania n'u Burundi gusa. Uganda rekada bahora bayiceka ati nawe uri kureba, baranayivuga rwose. Na Kenya kugaragara, Kenya yo ngubu n'umusaraba no kuvaho Kenya Ruto agiye kumugaragara akavuga ati no AFC yashingiweyo ukaza ku Rwanda rwo rekada, kandi bavuga ko wenda usibye Tanzania ubundi byaba ari byo bihugu bikomeye muri uyu muryango yaje isangamo. Yes, katubitega amaso turebe niba yavamo, ariko kuvamo kuba ari ugukina, kuko nkeka umuntu ntabwo yinjira mu muryango akina. Ariko hari ibintu biba bigize nese kwinjiramo, hari inteko ishinga amategeko yabo yabitoreye cyangwa cyo hari icyifuzo cya perezida bitewe n'ibihe yari arimo, kuko akigera ku butegetsi yari aryoshye na perezida Kagame na perezida Museveni, ukabona ko kuzamo byari ibintu byikoze. Byaranihuse. Urukiko rwa East Africa rwahaye Tanzania ngo amezi 6 yo kuba mu mategeko yo rwakuyemo igihano cy'urupfu. Hariya ni urukiko rw'uburenganzira bwa muntu n'iki bintu nk'ibyo. Yego, East African Court of Justice, Human Rights whatever, African Court of Human Rights. Urwa Human Rights n'urwa Afrika. So ngibyo hari ikindi muri Tanzania, ariko Tanzania harya amategeko amwe namwe ntashamikiye ku idini. Tanzania ni leta laïque,
nta dini ishingiyeho nta dini ishingiyeho kuko uzanarebe buriya kuntu bategeka ni umusilamu umukristo umusilamu umukristo alternance byikora. Magufuli yari umukristo katolike ukazana aba Benjamin Mkapa basimburana n'aba Kikwete n'aba Mwinyabo Mwinyi asimburana na mwarimu Julius Nyerere nuko nguko. Reka tujye hakurya y'umugabane wa Afurika. Macron yasheshe inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, minisitiri w'intebe w'Ububiligi nawe aregura. Byaturutse kuki? Byaturutse ku matora y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bagize inteko ishinga amategeko. Ni amatora yabaye kuri iki cyumweru. Bagaba ndabemera amatora mu munsi umwe nimugoroba bagatangaza abera muri buri gihugu. Muri buri gihugu rero baba bategereje mu nteko ishinga amategeko, ariko yarategerejwe cyane yaraye abafaransa. Uziko mu 2022 mu Faransa habaye amatora rusange, uwitwa Emmanuel Macron n'ishyaka rye Renaissance batsinda Front National ya Marine Le Pen. Ariko abantu bakabona ko Marine Le Pen n'abantu be bari kugenda begera ubutegetsi bitewe n'amajwi bagiye babona. Ukurikije igihe batangire kwiyamamaza abantu bakabona ko bagenda begera intebe. Ejo rero mu amatora arangiye Marine Le Pen umukobwa wa Jean Marie Le Pen ariko yigeze kumwirukana mu ishyaka. Jean Marie Le Pen nawe ahanganye cyane n'ubutegetsi bwo mu Faransa. Abangaba nta mikino bafite. Ejo rero uwitwa batangaza amajwi iri shyaka rya Marine Le Pen rigira 31 32% mu gihe irya Macron ryagize 15. Yego. Mu gutanga ijambo rero witwa Jordan Bardella wari uhagarariye ishyaka rya Marine Le Pen l'Assemblée nationale ko ryitwa, ahita avuga ati Macron oya ryitwa Front National l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale. Atamubwira ati Macron aho wicaye twizeye ko ubutumwa bw'abafaransa ububonye utari bwiyigira umuntu ufite ubumuga bw'amatwi no kutabona. Ati ngubwo ukwiye guhita utegura amatora abafaransa bakongera bakerekana uruhande barimo. Ubutumwa bwari bukomeye cyane yahise amuha. Aba nyuma yaho rero bitunguranye bahise batangaza ko Macron ari buze kugeza ijambo ku nteko. Yari buze kubwira abafaransa nawe uko yabonye aya matora. Nawe ahita avuga ati inteko rero turayisheshe, ibi bintu batweretse reka twongere turebe ko kuko ari byo. Ikibazo kikaba n'ubundi bongeye bagatora Macron, bagatora ishyaka rya Macron mu Bufaransa. Byagenda gute? Kuko hari ikintu abanyaburayi bose babonye, aba bantu b'intagondwa aba conservateur bashobore kuba i Burayi. Hari ikinyamakuru bakita Wall Street Journal cyo muri Amerika cyanditse ngo abanyaburayi mu matora baraye batoye bagaragaje ko bashaka abantu bashyize inyungu z'abanyaburayi imbere kuruta inyungu mpuzamahanga. Byo kuvuga ngo intambara muri Gaza, ngo intambara muri Ukraine, wowe wakwitaye kuri njyewe gutoye urajya kugira impuza hariya gutse. Abantu bati rero ibi bintu bishobore kuba bigiye guhinduka. Mu Budage ishyaka rya Olaf Scholz ryatsinzwe, chancelier y'Ubudage. Mu Bubiligi nawe batsinzwe wese bahita yegura. Ubwo rero umurongo mushya abaturage bashaka guha umuryango w'ubumwe bw'Uburayi.